ba Slim Jesus Entertainment nk'uko twabibasezeranyije ndetse kandi tukanabibemerera kuzajya tubasobanurira amwe mu makuru ndetse n'ibyerekeranye n'indirimbo zigenda zisohoka za buri munsi. Uyu munsi mbazaniye umuhanzi bita Davis D. Mwite Davis D aka Sugarman Badman, umwami w'abana, nushaka umwite umwami w'ibishegu, dore ko ari umuhanzi wamajije guca agahigo ko kumenyererwaho gusohora indirimbo zirimo ibishegu byinshi mu Rwanda hose. Davis D ni umuhanzi ubarizwa muri label ya Incredible Records iyobowe n'uwitwa Bagenzi Bernard. Ni igihe cy'amezi abiri ashize uwitwa Davis D adukubise umuzigo wa Sama ariwo mikoro yabiciye bigacika ndetse kandi igakundwa n'abanyarwanda batari bake, dore ko ari indirimbo yuzuye ubushyuhe nk'uko umwaka turimo ubidutegeka. Indirimbo Mikoro akaba ari indirimbo imaze kugira views zigera ku 761 mu gihe cy'amezi abiri gusa. Kuri uyu munsi noneho Davis D akaba ahisemo kuduha undi muzigo uhiga izindi zose, utwibagiza Saa Moya, Ubushyuhe, Igare ndetse n'izindi ndirimbo zikunzwe muri iki gihugu. Iyo akaba ari Ifarasi, sinzi uburyo imezemo ariko ndahamya nashidikanya ko ari indirimbo nziza, ariko nanone akaba ari igishegu gihiga izindi zose, dore ko umuhanzi Davis D atajya dushyiramo imiyaga na gatoya. Nk'uko umuhanzi Mico The Best yakoze indirimbo akayita Igare, noneho isesengura ry'abanyarwanda benshi batandukanye rikaza gusanga Igare Mico The Best yavugaga muri iyo ndirimbo yarashakaga kuvuga umuntu. Uyu munsi rero Davis D nawe sinzi neza nimba ariko bimeze 100%, ariko ndahamya ko 50% Davis D nawe agiye guhindura umuntu Ifarasi. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 30 z'ukwa 9 ubwo Davis D agiye kudusohorera indirimbo iduhindura amafarasi, nkaba mbararikira kuyumva tukumva uburyo nawe azatwumvisha uburyo atwaramo ifarasi kanyaruka. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, mwibutsa ko nta handi wakora amakuru meza y'ingenzi kandi agezweho atari kuri YouTube channel yacu. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.